muraho neza buri wese bitewe n'aho uherereye kandi umeze neza, ndabashimiye kandi ndabakunda murabizi, hari impinduka ziri kuba kuri YouTube channel yanjye, nimwihangane ni igihe gito, murabizi ko ntajya mbatenguha, iyi yari live iriho abasitari bagiye batandukanye, ba Godfather, ba Dj Black, urumva ko birimo biraza, ariko uko biri kose ndagira ngo nkubwire iki kintu, nubona umuntu wawe hari aho ateye imbere akagera, umuntu muri mu bikorwa bisa naho bijya kumera kimwe, ukabona ari gutera imbere, ujye wishima uvuga uti nanjye ejo nzagerwaho, ndi gukora cyane, kandi burya ibyo byose nta handi hantu biva, ni ugukora, ni ugushyiramo akabaraga, ugakura amaboko mu mufuka. Nari mbakumbuye cyane, kanizere ko mumeze neza, mukomeze kugubwa neza rero mwenjoyinge, murabona aho abasore bagiye batandukanye bari bari mu kiganiro gishyushye cyane, kiryoshye, rero reka mbe ndetse mwihere ijisho gato, mutege amatwi mwumve, uyu ni Semuhungu yari arimo aganira. Iyi ngiyi ni amadolari 250 ni vintage 2013, mvugira ngo vintage ya 2013, mu gihe abandi bafite vintage kabisa. Urakoze Gusa n'ababeshye nanjye nakomeze kwitegereza, nkabona ni ibintu byiza bibereye ijisho kubireba. Hello. Akaboro mbonye na Nika Alexa. Iyi ngiyi ni imfasha gusinzira. Alexa. Imfasha gusinzira, iyi ni sound noza iyi ngiyi. Alex iri muri salo ntabwo mfite Alex. Ngayo nguko nta byiza ntazabazanira. Aha rero nari ndi kuri shuti, ndi mu kazi, ndimo shutinga filimi, ni ukuvuga ngo nari nyihagarariye ndi kuyiyobora, ndabizi ndavuga ni gute abakunzi banjye ntaza kubaganiriza ngashoje. Ni ibintu tumaze iminsi turimo dukora. Uyu musore twari turi kumwe niwe mukameramani wacu, ngira ngo mwamubonye. Abakinnyi rero ahangaha twari tugeze ahantu twagombaga kubika ibikoresho kugira ngo twinjire, ubona nari mbari imbere ndimo babwira ni nyine turinjiye, hari igihe mu gipangu haba harimo abantu, twigomba kwitwararika ubundi dukore icyatujyanye. Ndabakunda cyane, niyo mpamvu ngomba kubabwira utuntu n'utundi, nababwiye ko muzajya museka mukishima, kandi ndabizi muri abantu banjye murankunda, turakundana. Rero umva byari byiza ku rwego, nanjye ubwanjye navuze n'Imana ushimwe, mu matimu nakoranye nayo iyi timu yaranejeje, harimo abakobwa beza nk'uyu w'inyuma muhereyeho, ni umukobwa w'umwana mwiza utuje, uyu musore Ibra cyangwa se Ibrahimu ni umwana mwiza, uyu mumama nawe wambaye ipantaro cyangwa se uyu mukobwa wambaye ipantaro y'icyatsi nawe umva ndamubatuye, ni umwana mwiza cyane cyane. N'abariya bose muri kubona tubanye neza mu kazi ka minsi yose. Unyemerere rero uzabane natwe, filime zizasohoka uzazikunde, zizaba ziri guca kuri YouTube channel cyangwa se kuri TV. Yego, hari izazica kuri YouTube, hari n'izazica kuri TV, kandi ibintu byose bizaba bimeze neza, nzaba mpabaye, nzabamenyesha nizisohoka turi gukina tuzibika, nizisohoka tuzazibaha, kandi ndabizi ko abakunzi banjye bakunda iyi YouTube channel Elif 250 mukomeje kugubwa neza. Murabizi ko mbishimira, murabizi ko mbifuriza ibyiza byose, murabizi ko mba numva mwatera imbere ndetse cyane, murabizi ko mbasengera. Aha rero nari naniwe, hari ku mugoroba, umunaniro ari wose, ndi kunywa amazi, reba ahantu nari nyagejeje we, ndicara ndavuga ngo reka nze nduhukeho. Ubonye iki? Ego ngaye nguko, namwe muri bakuru murambabare, nari niruhiye, ntabwo nzi ibyo ari byo, ariko nyine ngayo nguko.
byari sawa kandi byari byiza cyane. Noneho uyu mukobwa rero n'uyu musore, ahangaha ugumita mbwira cyane cyane sheri we ndetse n'abandi bantu bifuza kuvuga bati uriya mukobwa ko ari mwiza bite, iyo mutubonye turi muri filimi uku nguku turi kwagitinga, ni ukuri nta bintu biba birenze pe. Aha akaba ari akazi, uba ukikijwe n'imbaga y'abantu mwabonye, nta bintu biba birenze. Iyo bavuze filimi ujye wumva umukino, ujye wumva umukino wateguwe, ntugahita wowe wibwira ibyanyabyo. Bakunzi bacu mudukurikira, nibavuga filimi wowe ujye uhita wumva umukino tu, umukino uba wateguwe kugira ngo ugire gute ukorwe. Ndabakunda, mwe muri abantu bakuru ngira ngo mubyumva cyane. Ntabwo wafata umwana wawe niba yikundira kuzakina filimi ngo umubuze ko n'ubundi kizamwangiza, gishobora kuba cyicaye aho ngaho mu rugo aho urimo kumurinda, kubera ko byose birashoboka. Ndangije rero cyangwa se dusoje ndavuga nzi n'ikindi, nta foto nta cyabaye, nimuze hano. Timu yari yakinnye uwo munsi yose, ndababwira numva nkeneye ifoto yanyu, ndabafotora. Urabona ko ni abantu beza. Uyu mukobwa wo hagati, umukobwa mwiza cyane yitwa Rita, ni umwana mwiza, ni imfura y'u Rwanda. Uyu musore uri imbere yitwa Kelly. Umva simbabeshye, niba hari timu numvishe nishimiye mu mutima wanjye n'iyi timu. Mujye mudusengera rero, mukomeze kutuba hafi, mudukunde, mudukurikire, mudusharinge. Nimba kizeho akantu stati, mva abantu bafite nimero yanjye